Eric Bukwasizehi chairman w'entebe ya gatanu nagira ngo kigenderwa cyo Ramburodu no kwenda kumanya intunguke ryo muri Kampala na Jinja taru wabo bagashomesubwa nabo bakagitwara umucanga cyabo barebe intunguka iryo mwanya gwa Kampala barebe parliament yihanga amaramizo makuru y'abakristo no mugongo y'abakristo n'abakristo na nebindi bindi munonga ahubwo kwenda kushwanisa intunguke ryo mu district ya Buhweju na no kushwanisa intunguke iri Kampala then bakareba tukareba ko turaza kutungura cyaro cyitu ko redo muntu uko mwebembeze tokabasa kwebembera ihuwenka utakwetegereza akoba wayembera abantu utakwetegereza cyacyo kandi abatambuze kurunjo ko shimira kubana abatambuza abebembeza aba borekera iby'intunguke bitari wabo na munongo mu gasho gw'amashanyarazi umucanga cyabo byo kabemeza bacyahenda eshanze n'ibintu byinji bitu bitakumanya mu Uganda mu twara hamwe na muri Kampala ukubikutambara turambwira factories twareba kuzukora twareba umugasho gw'amashanyarazi twareba inguto nyegire mu kwika mu tawuni nkareba Kampala nyombere ntakayekagayo gwa mu rundi rwanje go kubanza kana sima mukama mnonga kurangu anteriro muhanda go kubasa kwikayo nenyonka banza nkareba Kampala echo urubuga rukuru rwihanganye na rya Uganda. Engineer Bosco Karisa abahweriro mu Ramburodu abashabiro butafise ubwire bitungu bine kutuma nkore barebere bareba amizi nikakuzisibwa basanga ngo umur Kampala no muri Entebbe no muri Jinja abantu binamize gata nitwe akuturukwenda umur cyahinda bagarka bareba ukubyara imiti umubutawuni na buri cumwe ahabwe mbera yo bwire na climate change kandi nani mbashaba ngo nabo bagende bacukure bati amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.